Nongeye kubasuhuza mbifuriza umugisha uturuka ku Mana. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu witinya, aho twumva ijambo ry'Imana tugasobanukirwa neza icyo Imana ivugana natwe mu gihe nk'iki ngiki. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 5 by'ingenzi tugomba kwitaho kugira ngo winjire mu mugisha wawe. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 31 duhere ku murongo wa 11 hanyuma tugeze ku murongo waho wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Marayika w'Imana ampamagarira mu nzozi ati, Yakobo. Nditaba nti karame. Arambwira ati, ubura amaso urebe. Amapfizi y'ihene yimije umukumbi yose, n'ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi, ukampiga umuhigo. Haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rasheli na Leya baramubaza bati, mu rugo rwa data hari umugabane cyangwa ibyo tuzaragwa tugifiteyo? Ntaduhwanya n'abandi ko yatugize akarya ibiguzi byacu. Ubutunzi bwose Imana yatse data ni ubwacu n'abana bacu, nuko icyo Imana ikubwiye cyose ugikore. Yakobo arahaguruka ashyira abana be n'abagore be ku ngamiya, ajyana n'amatungo ye yose n'ubutunzi bwose yaronse. Amatungo yaronkeye Padanaramu kugira ngo ajye kwa se Isaka mu gihugu cy'i Kanani. Amen. Rero tubonye iyi nkuru y'uburyo Yakobo yahagurutse ava kwa Labani, kandi ni ahantu yaramaze igihe kinini akorera Labani. Twibuke yuko kugira ngo Yakobo agere ahangaha kwa Labani yaravuye mu gihugu cy'iwabo ahunga mwene se Esawu igihe bapfaga umugisha, kuko yaramaze kwiba umugisha wa Esawu. Araza rero aba kwa nyirarume Labani, amarayo igihe amukorera. Ariko igihe cy'Imana kigeze, Imana yongera kuvugana nawe, iramubwira ngo va muri iki gihugu. Ariko twibuke nanone dusubiye inyuma, mbere yuko agera kwa Labani, akiri mu nzira ngo agera ahantu araharyama, ngo hanyuma ngo yisegura ibuye. Yiseguye ibuye ngo hanyuma ngo ararota, ngo abona urwego ruva hasi rukagera mu ijuru, ngo abona abamarayika b'Imana bamanuka baruzamukaho. Aho rero muri urwo rugendo Imana ivugana nawe, nubwo yari ari mu bihe bikomeye, nubwo yari mu bihe byo guhunga, nubwo yari mu bihe by'umunaniro, nubwo yari mu bihe byo kutagira icyerekezo, ariko Imana ivugana nawe. Aho rero muri icyo gihe amaze kuva aho ngaho nibwo yinjiye mu rugendo, yinjira kwa Labani nyiri bwite, aramukorera. Ariko ngo Labani aramwambura, agenda amuriganya ibihembo byiwe, ngo amuriganya inshuro zigera ku 10, ahinduranya ibihembo byiwe. Si ibyo gusa yakoze, yabanje no kumuriganya umugore uwo yari yarasabye ntibaba ari bo bamuha. Yongera kumukorera iyindi myaka kandi kugira ngo amuhabwe. Ariko ahangaha tugiye kureba ni ibintu 5 tugomba kwitaho kugira ngo twongere gusubirana cyangwa se twongere kwinjira mu mugisha wacu. Icya mbere hano tugiye kureba, kumva no kwizera ijwi ry'Imana. Aha kumva no kwizera ijwi ry'Imana, turabona yuko Yakobo yumvise
ijwi ry'Imana rimubwira riti ahangaha riramubwira ngo iyo turebye umurongo wa 11 hari abamarayika b'Imana mpamagara mu nzozi ati Yakobo, nawe nditaba nti karame. 12 arambwira ati ubura amaso urebe amapfizi y'ihene yimije umukumbi yose n'ibihuga n'ubugondo n'ibitobo, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Inijwi ry'Imana ririmo rivugana nande, ririmo rivugana na Yakobo. Ari mu bihe bikomeye, ari mu bihe bimugoye, ari mu bihe byo kuriganywa, nta wundi afite amurengera, nta wundi amufite amutabara. Ariko muri icyo gihe cyo kurenganywa, muri icyo gihe cyo kuriganywa inshuro zigere ku 10 zose, nta muntu afite amutabara, nta muntu afite amurengera, nta kivurira afite, ijwi ry'Imana riramanuka riramubwira ngo none haguruka uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemo. Rero kugira ngo winjire mu mugisha wawe, ikintu cya mbere ugomba kugira ni ukumva no kwizera ijwi ry'Imana. Ntabwo ari ukumva gusa, ni ukumva no kwizera ijwi ry'Imana. Aha Yakobo yamenye ko igihe kigeze cyo kuva kwa Labani agasubira mu gihugu cye. Ibi rero byasabaga kwizera, kumva no kumvira ijwi ry'Imana nubwo byari bigoye. Icya kabiri nanone tubona gukomera ku isezerano ry'Imana. Yakobo yibutse isezerano ry'Imana yari yaramuhaye, kandi yiyumvishijemo cyangwa se yizera ko Imana izakomeza isezerano ryayo. Aha nubwo Labani yahinduranyije ibihembo bye, tubona ngo yahinduranyije ibihembo bye inshuro 10 zose, ariko Imana yaje kumugira neza nyuma, yaje guhindura bya bindi Labani yahinduraga, Imana imugirira neza. Aha rero ni ukwizera ko Imana izasohora cyangwa se izasoza ibyo yavuganye nawe. Ni ibintu by'ingenzi mu buzima bw'umukristo. Nubwo uri muhura n'ibigeragezo, nubwo uri muhura no gukomereka, nubwo uri muhura no kuriganywa, ariko ni ugukomeza kwizera Imana yavuganye nawe. Iyi Mana yari yavuganye na Yakobo, ariko ntibyamubujije kuriganywa. Ntiyariganywa rimwe, ntiyariganywa kabiri, ntiyariganywa gatatu, ntiyariganywa kane, ahubwo ngo amuriganya inshuro 10. Ushobora kuba ugera mu bihe byo guhomba, ibyo ukoze bikanga. Ushobora kuba ugeze mu bihe by'akaga, abakubeshyera, abakugambanira n'ibindi. Ariko nubwo wanyura muri ibyo, komeza kwizera Imana yuko ibyo bihe ari ibihe by'akanya gato uri munyuramo, Imana izasohoza ibyo yavuganye nawe. Ni ukuri, niba wizera ibyo, ibihe uhagazemo muri uwo mwanya ntibiguce intege ngo bikubuze kumva no kwiringira kandi no kwizera icyo Imana yavuganye nawe. Igihe cy'Imana kigeze, Imana ibwira Yakobo, Imana isanga Yakobo wariganwaga na Labani, iramubwira ngo igihe cyo kuriganywa kirarangiye. Icya gatatu tugomba gukora ni ugukora umurimo w'Imana mu bumwe no mu bwitange. Aha Yakobo nubwo yanyuraga mu bihe bikomeye, ariko yakoraga umurimo we neza. Nubwo Labani yamugiraga nabi, ariko yakoraga atizigamye, kandi Imana yamuhaye umugisha. Rero ahangaha bigomba kutwigisha ko umurimo w'Imana tugomba kuwukorana n'umutima ubikunze no kwitanga. Ibyo rero nibyo bituzanira umugisha. Nubwo rero haba hari bitagenze neza,
ugomba gukomeza gukora neza wowe, kuko Imana ibona imirimo yawe. Icya kane, kugira ubumwe mu muryango. Aha turabona Yakobo mbere yuko afata icyemezo, mbere amaze kumva ijwi ry'Imana n'icyo Imana imubwiye, yegereye Leya, yegera na Rasheli, abagore be, abasobanurira ibimubayeho n'iby'Imana imubwiye. Rero baramushyigikiye, bavuga yuko bagomba kugenda, batagomba gusigara, ahubwo bagomba kujyana nabo. Rero aha ubumwe bw'umuryango ni ikintu cy'ingenzi mu rugendo rwo kugira ngo uhabwe umugisha. Gusangira ibitekerezo no gushyigikirana bituma umugisha w'Imana ugera mu muryango wose. Icya gatanu uyu munsi tugiye kurebaho nanone ni ugufata ibyemezo bishingiye ku cyo Imana cyangwa se ku bushake bw'Imana. Aha Yakobo afata icyemezo cyo kuva kwa Labani, agasubira mu gihugu cy'iwabo. Ntabwo cyari icyemezo kiwe, ahubwo ni uko Imana yari yamubwiye ko igihe cyo kuva kwa Labani kigeze. Nubwo rero byari bigoye, ariko yiringiye Imana yavuganye nawe, afata iki cyemezo gikomeye. Rero ahangaha biduha isomo rikomeye rivuga ngo ibyemezo bishingira ku Mana ntabwo ari amarangamutima y'umuntu, ahubwo ni ingenzi kwiringira Imana no kuyumvira mu bihe Imana ivuganye nawe, kuko ari umugisha wacu. Aha rero tubonye yuko ari ibintu bitanu by'ingenzi twumva, ni ukumva no kwizera ijwi ry'Imana, gukomera ku isezerano ry'Imana. Aha yakomeje ku isezerano ry'Imana yavuganiye nawe i Beteli. Gukora umurimo w'Imana mu mwete, tudashingiye ibihe duhagazemo, kugira ubumwe mu muryango, gufata ibyemezo bishingiye ku Mana. Aha rero turimo dusoza nabango mu buzima bwa Yakobo, tubona yuko Imana ariyo soko y'umugisha. Nubwo abantu bashobora kugerageza kutubangamira cyangwa se bakabasha kwitambika kugira ngo tutagera ku mugisha wacu, ariko Imana ifite ubushobozi bwose bwo kuguha umugisha wuzuye, nk'uko byavuzwe ahangaha. Imana ifashe icyemezo cyo kukugira neza, nta muntu ushobora kugihagarika. Rero muri ibihe nanone nagira ngo nkubwire yuko udakwiye gutinya, nubwo waba uri mu gihe nk'uko Yakobo yanyuze mu bihe bigoye, ariko arangiza agera ku mugisha. Wowe se ni ibihe bihe wanyuzemo, cyangwa se ni ibihe bihe urimo unyuramo? Wowe se mu bihe unyuramo, ese waba wumvira Imana? Uracyari aho Imana yaguhamagariye kuva? Uracyatinzeyo? Ese ushobora kugira icyizere nk'icya Yakobo nawe ugatera intambwe? Ibyo ni ibibazo nanone dukwiye kugira kwibaza. Ariko nanone reka twongere twiyungemo imbaraga, twongere tugire kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana tuzaryumva gute? Ntabwo tuzumva ijwi ry'Imana hari ibindi bintu turimo. Nuko tuba dusoma Bibiliya, nuko tuba turimo dusenga, hanyuma Imana ikanyura muri uwo muyoboro kugira ngo ikomeze kuvugana natwe kandi ikomeze kuduha umugisha. Rero nakubwira ngo ntutinye, shikama, kuko Imana irashaka kukugeza mu mugisha wawe. Nubwo hari ibishaka kwitambika, nubwo hari ibyakwitambitse, nubwo hari ibiguhagaze imbere,
ariko ibyo byose wizere yuko nta na kimwe kizaguhagarika, kuko Imana iyo ivuze ngo yego ntawavuga ngo hoya, kuko Imana iguhaye umugisha ntawabasha kuwukura. Rero komeza kwiringira Imana, komeze kuyikomezayo, kuko ariyo kwiringirwa, no kubisohoza izabisohoza. Komeza rero guhabwa umugisha. Murakoze.